ubwo yari live kuri Radio 1 kuri wa 28 z'ukwa munani 2024 umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri National Examination and School Expectation Authority Dr. Bahati Bernard yasubije bimwe mu bibazo byateje impagarara mu babyeyi aho benshi cyane abafite abana biga mu mashuri yigenga bavugaga ko abana babo babohereje kwiga mu mashuri ya kure. Abandi barimo kugaragaza ko abana batsinzwe amasomo ya siyansi ariyo boherejwemo gukomeza amashuri mu cyiciro cyisumbuyeho. Gusa impamvu tubabwiye inkuru twagira ngo tubihuze n'ibikomeje kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda. Ibi tubigarutseho nyuma y'uko Minisitiri Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yahindutse iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda. Ubu tuvugana uhise wibaza uti ese uyu minisitiri yaba yakoze iki cyatumye ahinduka iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda? Aha reka mbanze nkwisabire, niba ari ubwa mbere udusuye jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru irimo iragenda igarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko Minisitiri Utumatwishima yahindutse iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abari baragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri Utumatwishima yahindutse iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zikorera hano mu Rwanda. Ese ibyo Minisitiri Utumatwishima yaba yatangaje byatumye ahinduka iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga byaba ari ibiki? Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yahindutse iciro ry'imigani mu bakoresha imbuga nkoranyambaga nyuma yo gusiba igitekerezo yari yatanze ku kibazo cy'umunyeshuri wahawe kwiga section yiganjemo amasomo yatsinzwe. Ku mugoroba wo kuwa 2 Kanama 2024 nyuma y'amasaha make Minisiteri y'Uburezi itangaje amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'ibisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, haje kuvuka ikibazo cy'umunyeshuri wahawe kwiga PCB Physics, Chemistry and Biology. Icyazamuye impaka mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ni uburyo uyu mwana yahawe kwiga aya masomo kandi ariyo yatsinzwemo cyane kuko yose yayabonyemo 0. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah ni umwe mu batanze ibitekerezo kuri iki kibazo, aho yanditse agira ati: mubyeyi ukibona amanota y'umunyeshuri wumvise warira? Ni irihe somo yatsinzwe ukumva wamuryamisha hasi ukamukubita? Ukibona se ko bamuhaye kwiga mate na fizike kandi byose yarabonyemo 0, ntiwabonye ko abonye isomo? Minisitiri Utumatwishima yasoje ubu butumwa bwe avuga ko mugenzi we w'uburezi Gaspard Twagirayezu araza kubitangaho umucyo twihangane. Ubu butumwa bwa Minisitiri Utumatwishima bwari buri mu nyandiko isa n'itebya ashingiye ku buryo bw'imibarize y'umunyamakuru nawe umaze iminsi avugisha benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Gusa ibya Minisitiri byo byakiriwe mu bundi buryo butandukanye. Uyu munyamakuru wagiye ugarukwaho na benshi, Minisitiri Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yaba yiganye mu buryo bwo gutebya yaba ari uyu nguyu wabajije kino kibazo, aho yagize ati: mutoza ukimara gutsindwa igitego cya mbere umvishije warira? Navuga ko ni ikibazo cyiza, cyane, ariko wenda kinasekeje. Navuga ko
umaze mu mupira y'imyaka nayibayemo ndi umukinnyi ndimo ndi umutoza nibyo uba umenyereye uba ugomba kubyakira rero nk'umutoza izo situwasiyo zose. abakinnyi bakimara gutsindwa kiriya gitego hari umukinnyi wumvishe wafatira nk'ibintu bikomeye cyane nko kuwamukira hasi ukamukubita umutoza? Navuga ko ni pati y'umukino, nuko twagize uburangare mu guhagarara neza. Navuga ko reka twigarukire kwa Minisitiri utuma twishima Jean Paul Abdallah. Ubwo yari amaze gutanga iki gitekerezo hari ababyishimiye ibyo atangaje, ariko abandi batangira kubinenga bagaragaza ko atari imvugo ikwiriye minisitiri. Nyuma y'igihe gito utuma twishima yahise asiba ubu butumwa. Icyemezo cyo gusiba ubu butumwa cyabaye nko gukongeza umuriro, kuko umubare w'ababutanzeho ibitekerezo warushijeho kwiyongera umusubirizo. Ku ikubitiro umunyamakuru Richard Kwizera yagize ati iya Twitter igiye hehe, ukuntu yari itumye twishima kubera scam gutebya yari irimo. Uwitwa Bruno Sugira nawe yahise asubiza ati buriya se akimara kuyisiba yumvise nawe yarira. Mugenzi Flex we nawe yagize ati icyakoze uriya mupapa social media akwiye kubanza akiga neza ibyayo koko pe. Ngayo nguko ibyo Minisitiri utuma twishima Jean Paul Abdallah yahuye nabyo nyuma yo gutanga icyo gitekerezo. Nawe umaze kumva iyo nkuru, ese Minisitiri utuma twishima yaba yakoze amakosa cyangwa ni ibisanzwe kuba umuntu wese yatanga igitekerezo ashaka? Jya munsi y'iyi nkuru urabona ahantu hari comment cyangwa hatangirwa ibitekerezo, utwandikire utubwira ese yaba yakoze amakosa. Gusa unibuke no gukanda kuri subscribe cyangwa sabone n'akazogera kazana ko ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire umunsi mwiza kandi Imana igikomeza ibarinde.